Kinshasa ese gitumuza ubunza marira n'ikina kiki wagibicece ukabanzuka ukareba ibi bintu none kuragende komera ni ibyo byayina Kinshasa ukuni nuko yagize imbere y'umukazana tukunguka iyo yagize gutya nyine iyarize gutya ati naje inza nama numva merewe nabi nanje karira nuko ariko ngibyo byamuha noneho nayo inabeza agomba gushaka noneho azavuga ngo umutumwe tuzabigira inama cyane jewe nka nyina wa Shema naje ndatekereje mbona ko umwana nabeza atagomba kugenda umvaga kandi nagatamira mwo gacwa musaza wa Mayina oroha bankubwire oroha noneho uriya mwana nabeza ni muto urebeye igihe cyacu twe twashatse ni muto imyaka 20 ni yafite nibwo akihaye ageza 20 yashatswe afite imyaka 16 neza 15 twenda byibuka igihe cyacu twagiye dufite 18 umuntu amaze gukura ubona ko ari umukobwa mukuru kandi gakuri ya myaka kugira ngo umuntu apfakare agume mu nzu azabyiyarirwa n'umugenzi n'umuhisi uhise wese ngo azamubyarire urigarura ibyo namakosa ariko gakandi wibuka ko afite umwana ubona muryango umwuzuko ese ricarira ku mwana umwe kugeza kunangutse oroha musaza wambaye najise mukuna umwana umwe none wakagenda nyirabo ndabizi Mayina arashaje ndabizi cyane Mayina arashaje Mayina yari umugore gukomega ntumubone gushya niho gusa ibihe bimuhinyanze n'ibihe bikuhinyanze n'indwara zahuje Kinshasa ngo yashi ariko ngo yashi akubise mu mukarati ishenye nti yagiza yaso nka kujya kwinkuba yari umugore nyamugore none nje nkabona nkanyina wa Shema nyabona nabe nagumana na Mayina abagore ariko abagore ni babiri nuko nabeza nagumane na Mayina ese wewe ko haye ureba kugumana nayo na Kinshasa biteye agahinda nanje ndiwe reba uruhande guri ya mwana noneho ubona uruhande rwa ina Kinshasa uvuze noneho ngayifate wishire mu mwanya wa Inabeza urebe n'uruhande rwa Inabeza nako ubwo ruhande urebye n'urwa ina Kinshasa yaravuze ngo azotwohereza umwuka wera ari uzoba umufashe nawe gazomufasha uwo mwuka wera kwihangana no gukomera ntimukaza mwitiranye ibintu by'ikanisa mu bishire mu buzima busanzwe iby'ubuzima busanzwe mu bujane mu kanisa tafazari muza mutandukanye ibyo bintu ndanamuciye mu ijambo noneho umwana nabeza yaramaze kumbwira gutyo ndatona ngo ndeba amateso naciye fakarira ku mwana ndakura kugeza nganye mpye ndavuga ngo uyu mwana natahaje gushaka namamvuga ngo nagenda aje gushaka hoyeje none ndagotomera nawe karamucitse inagotomera karamucitse ko kantavuze ntamenye uko avuze ariko inagotomera noneho ikintu cyakaza kiba wakaza bakubwira ngo cyane dore baramubabazo kubyarira uko gatwakaza tubwiwe noneho ntanaze nyine ngo nimba yakubyarira amenye ngo wa mwana yariye yasomye yambaye agaheruka uko yakabyaye nuko agaheruka uko yakabyaye kandi noneho ikanisa noneho umwana wa mama nawe gangutume bari abapasiteri bari mu gutenga babyaye ariko babateye ayo mada ntibabatenge ibyo bintu ko oroha nibyo turimo bwaca bakama bahagarara mu mukutano wa meza ati runaka yateye yatwaye inda none guhera uyu munsi arahagarara
kandi uryaye gute yicaye uwatwaye inda wenyine gusa yiwe wenyine ku kandi ni Mariya ngahoga niba yarayimuwe mu mazi si nyuma y'inda ya Mariya nta yindi nda izwi itagira uwayiteye noneho yarangizaga bakavuga ati kandi mbere kugutenga uratubwiye uwaguteye inda ese baba bamushakira iki kandi batamuteye ayo ni amagambo baba bashaka n'amashambo njyewe nakubwiye ngo twamaze kubitekereza nayo nakenshi tumaze kubivuga ibi bintu no mwana y'inabeza agomba gushaka icyambere umuryango wa mwene mama y'inakinshasa murabizi ko tutaza tuvugirwa kandi tubwire ikintu cy'ikinyabufura inakinshasa aho kugira ngo bazavuga ati dore wa mukazana wa uzi ko mukazana wa inakinshasa niwe baza batanga urugero abandi bose ati mwagiye murebera ku mukazana wa inakinshasa inabeza uyu mwana afite urugero rwiza ejo bundi mwange kwashakwa abibumbafu muri uno muhana uciye ha wese ngo noneho abibumbafu muri uno muhana batangire bavuge ngo ati dore wa mukazana wa inakinshasa dore uko yabaye narabikubwiye ndakubwira ngo iyo wise umwana nabo bututse umuryango wose aho kugira ngo uyu mwana kuba yaratekereje akavuga ataho kugira ngo njyewe nsebye umuryango mvuka mu nuwo nashatswemo nimundeke ngende nje gushaka ibyo by'umwuzukuru haye uvuga uyu mwuzukuru n'umwana wanyu n'umwana wawe inakica uyu ni umwuzukuru wawe habe nubwo azogenda akamara imyaka ingahe ni umwuzukuru wawe n'umugabo uzoshaka inabeza azomushaka azi ko azanye umugore ufite umwana wo kumvizi y'abandi ibyo gatuvyemeranye ko mwemeze ko uya inabeza agomba gushaka cyane ariko azojana n'umwana ese muramwonkora ariko azozagaruka muramwonkora incuke ngo agira azozagaruka arebeye inabeza ntiyabanye nabi nayo inakinshasa kuba yaramwicaje gusaka nabimubwira uriya mwana twabanye neza uriya mwana atakibazo agiranye nayo inakinshasa ntibanacanye azunamwubaha kuko yamwubahaga nka nyirabukwe ni nka nyina azokomeza yubaha inakinshasa nje mbonye irungu ryo ni baburetse irungu ariko uno mwana shangwa nyuma yabiriyaga nahamagaye pasiteri n'ubu twari dufite kuvugana ahubwo murananyibukije mumpeza agatelefone ndamubwira ati pasiteri reka muhamagaze iyi ngiyi harimo utunita ndamubwira ati pasiteri ati mwene mama umukazana wiwe ndashaka ko muzomushingira tafazari yarabishabije yakubwira revera ngo mubwire arabyumva azagora se arabyumva kandi nawe urabizi yageza bivuga kuva kare nawe yageza atanga icyo kibazo bakora inama ikanisa akavuga ati nyabona iki kibazo tafazari none ikiza gitangaza ukavuga ati se uyu mugore bamugira umupfakazi yicara aho ngaho ngo tashatswe namara gukora amahano aribo baba bambere kuja gusoma ibihano mu ikanisa ngo baramuhagaritse aho kugira ngo ibintu bizoza biba muzoshingira n'umwana nari mfite no kumuhamagara kanze numve ko anyita bambwire uko nari namubwiye garambwira ngo bagiye kubyigaho nka komite ikanisa ngo azobegeza ku babo nibabishira komesha cyane babyige muceceke mwaramutse pastor oye ni meza natwe turaho turabyutse ni ihoma ryasaze ruvutura yakubisa abantu barwaye njyewe ndakiza ubu nyine ariko uyu muturanyi w'iwanje yagwagije kuzukuru n'ukuri mvuye yo karwaye na mwene mama nuko nawe ibombwe rimumereye nabi nari nshatse kukubaza kuri ka gatekerezo nakugejejeho ka mukazana wiwe urambwiraga ngo murakigaho nk'ikomite y'ikanisa mubwira uko mwabitekereje ejo mwakoze inama aho akunda kugararamba oya yemure uwo nguwo turamuzi kuva kera muhira yaragararambaga yari umuntu wagito cyane uza uwo mugabo habe no kwibagiro ku mituri inyama z'ubunane yagaza yamatera induru ngo runaka bamuhaye amaramaremare ngo iwe ngo bamuheza amagufi ngo nibayace n'umuntu uzugararamba ntaza kunjuka ahora kunjije gusa uko ndabizi ibi bintu ntiyopfa kubyumva ni wa muntu uzugora kumva cyane
uko gayo n'amatirimbukanyo yo kwanga kumushingira ngo azomwinjirire ndamuzi cyane ntagira Pentecoste muri ya wowe nyine nomwe mu bitekereze nk'ikanisa mushingira uno mwana suyu wenyine mutekereze ku bibazo byose byaba abana bahabapfakara ari bato mubashingire mubaheze uburenganzira bashakwe mubaheze umugisha nk'abakozi b'Imana mubasengere baje kubaka ingo bororoke ese kurambira ngo uyu mwana uyu mukazana wo kwa mwene mama umukazana wenda Kinshasa w'imyaka 20 mwicare mu mwicaze mwikanisa ngo abaye umugore w'umuhana ejo bundi niyandavura rimwe bwe mu mutenga ko murumva muzoba muhamwigishike nico nza gukundira cyane we uza wumva kandi gakuri y'Imana ngo izikorana n'abantu bafite mu mutwe harwanganutse uyeje nibyo bimwe ese ko aho iyo mubashingira ko mubabwira ngo ko barahira ngo bazotandukanwa n'urupfu aho uyu mwishwa wiwanje akaba yaragiye agatandu urupfu rukamutandukanya n'umugore aho uyu mugore kindi ico yarahiye agiye kurengaho niki ishategereje niki uyeje ibyo mwamurahije mu bukwe nibyo yarabikoze yaravuze ngo bazotandukanwa n'urupfu yarategereje nyine urupfu rwaraje babatandukanya nta kundi ni mu mushingira uno mwana habwa umugisha n'abakozi b'Imana tafazari oya uraza kumbwira sawa sinkibi byose nawe gazafunga umuntu azagarara akamamera nk'igikuba n'ukuri ariko no ngo niki undebere nka Eliyazari sitwabivuze namuvuze Eliyazari nabwiye indaki uvuze neza bwo aramba kumara na mama ni Eliyazari mwene namuzi timuza mumwibuka mu gitasha twigeze kubaga kubunane bwa 2006 yamashurumbura umunwa ugera ngo bahaye simpanibuka umugabo waharya hijya kuri sanganya ngo bamuhaye amara maremare ngo nibayashemo baragararamba gutya neza imituri bama bayigira gutya barayisesa none kandi ngo niwe wagararambye ngo ndibashingire ngo ibyo bintu byo gushingira ngo abafakazi ngo nibabireke ndamubwiye tukwayo n'amatirimbo kanyoga arashaka amakuzungu afite ariko Revera arabyumva kuriya kwari kuganira na komite y'ikanisa ariko icyo Revera yumvishije se noneho yabanguye kubita ko dusoma kurya no kwiga n'ibyo Revera afite abiri ya seo tumuzi yigaga hajya ko bamuririkwa kuri complexe scolaire Lusa niho yasomye afite abiri ya seo uyaje nuko inakinja nukuri kosuriya mwana nimba hari abana babakazana twagize muri iyi miri uriya mwana yabaye umwana w'intangarugero yabaye imfuraka mwimugora umwana ubyo yatekereje kandi biranumvikana umwana w'imyaka 20 ejo bundi kuragira ngo asubiye iwaba akikubita mu kashipu suruhinja nuruhinja nta nuwome ese iyo namurebye uzumukekera kubyara ko bafite umwana nuruhinja nibwo akiyakura none mu mworohere njyewe nari ntonye none uhasigaye izindi nama nkazingahe nari natonye ngo tuzohura n'abagabo tubiganireho bo mukoranure ndetse niko twari twavuze twarabivuganye turavuga ati tuzohura kuri abantu nta n'icyaha kirimo ese niduhura n'umuryango we wabo mugakoranura muntu mwikanisa baravuze ngo tuzotandukanwa n'urupfu dore ko ntabwo rwo rutazarwama rwitinza mu nzira ko haratengushe rurabatandukana aba bana se nibo bari bifuza gutandukana ukuntu bakundana n'umwana bishaza ukuntu bakundanaga ariko nyine urupfu ntiruza rutoranya kandi ntiruza rusha iyi siga nibumba faranga utazifite isi zigira iherezo ryabyo irimo kwa bimera gusa nk'agati kari muri uyu isi yabaye ibumbafu cyane se noneho gandangije kazambwira mwene mama dufite imyaka 52 se ko urashi cyane ko ndageze ya 50 inakinjasa yarawe ndawondeba ngo musaza ngo inakinjasa no mubibaza gasetsa abantu sarire inakinjasa tuhaye tuganira ati pastor yarabwirije aravuga ati umugore wese utarageze imyaka 50 atagomba gushakwa inakinshasa ati ndagiye ndababwiye turakunangutse nawe ari ugiye batagufatira hano oya none wasigaye kuzobivugana n'aba bagabo
none bakagenda bagakoranura kwa ina Kinshasa mugakoranura mukarangizanya nta rubanza muzoba mugifitanye ariko nta nukundi guko ese muzokoranura kandi babasigiye umwana wanabyaye oya tumwirirwa mukoranura uriya mwana wasigaye iyo mukoranura bizorera uriya mwana wangiriye neza ndi mukumva umugongo warabaye ikibore ndi mukugira ngo ngiroshe nkumvura katse nkagira usha nkumvura wagiye mwene mawasha ese nubundi gaina Kinshasa yari yarihagazeho gaina Kinshasa wageze uja mu murima gako yari nkubanga yari umuntu gaina Kinshasa watemye agatembe ibisambo wafakaye ku myaka ya 20 uzi ko ina Kinshasa yarazwi ku karenge kiwabo ina Kinshasa iwacu twahoranye igitinyiro na mwene mama inda Kinshasa ku musozi wiwe inka ziwe yarazegeranyaga dore ko aba jeunesse nabo bagize gutya bakazikubita mu guvurira ariko ina Kinshasa uduka twiwe yaratwegeranyaga kuhiraga igihe cyo gupuriza nkajayo ngapuriza nkamuhirira inka ariko ibintu byose byabaga bihari inyana ina Kinshasa yaravukaga gutya uwa munsi ishupa rya oxiriraho tanya na ina Kinshasa yigeze gwara kibagari yagaza yita kutuntutwa none dore yakurambaye amawazo menshi oya ye nukuri mwene matugira amawazo kandi wamumufata nk'umwana wawe niyo azoja hose n'umwana wawe ya mwana sinsi umwana mwabanye kuriye ina Kinshasa ndiko niba ari akazuba nzamuseho ko ndumva kabeho nkumva ntanga namuno hari mu gukonza harakonje kandi nkuwota akazuba ezurota dore ina gosto ese wamugiriye inama noneho ina Kinshasa ino gutumira umukwa mubyibuha ari mu kubyibuha nk'udafite itimamo ari mu kwa mubyibuha nk'udafite ubwenge kuragira se ngo je byarambabaje biri mu kunezeza kubera amanota yose gane wowe uyafite hano hanze bamavoma mataka y'umwana w'amama oye ndamwita nje watangiye kwita kunda urananirwa n'umuntu dare utakirwaye inaki none ndareka kurya shema sigaye nkaguhera mu utuze turi mu guhagarara hano muri iyi azonka wumeruka akonka abandi ariko yewe umwana nde naramubwiye ngo umwana wanje amezi 6 atarakoze ikintu mu kanwa ejo bundi yigeze kugira gutya kaza gatinya gugonga inagotomera atinya ubwonko atinya ubwonko ndamubwira ati nzokwitaho ujibu hari ku mwana wanje azonka amezi 6 ataratamira ikintu nako yaratangiye kwivovota ngo umwana ari mu kumwonka ngo reka ngo azomuheze ngo agatse ndamubwira ati tafadhali tutazokorogana kandi agatse yari kubyo tutazokorogana dupfa busa ndamubwira ati onsa umwana amezi 6 nashire nuba numugaburiye mbere y'igi hoye y'umwana azorira ku mezi 8 ndamubwira ati ku mezi 8 uzotangire kuzoza umukonjera agatsima Esugi reka nota ntashi kai nagotomera tuzi turi mu kubura hano mu nzu kugira ngo yike hasi aterure n'agakuru tukatana kamabu intuzi oya yenga inagotomera ngaho tunganya mu gikoni oye ni mwene mahise mwene mamuzugira ngo ntamubwiye nobwira nde tukaza gunde gashya ngaho reba mu gikoni gurebe turye turashize tafazari reba gasimana no gushire karebe ese ndaka karadiyo kanje ngo mbe numva ibyi muhira igihugu bageze umusaka bariya bajya nese reka mbe nihiritsa yo ewe